none se ukunda gusohokera Kingfisher mu kinyarwanda ni iki? njye mba numva ari nk'urufi runini ruruta ikivu. ntabwo ruba mu kivu se ubwo sha gusa ubwo rurahaba. reka nongere nguhe ikaze kuri kamera zacu kandi mushimire wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi isaha ku yindi uduha comment kandi ugakora subscribe. Ndagusuje kandi wowe uri mu gihugu hanze y'igihugu udukurikirana umunsi ku munsi. uyu munsi rero nkaba mfite umutumirwa hano, umukobwa mwiza cyane murabibona mwese kuri kamera. umukobwa afite imisatsi idasanzwe, afite ubwiza budasanzwe. reka nguhe ikaze. Yego, ndabasuhuza cyane mwese mudukurikiye, nawe munyamakuru ndabasuhuza. watangira utwibwira? njyewe nitwa Uwineza Vanessa. Yego, nkaba nkora muri salo mu nyine bijyanye no gusuka ibintu n'ibyo ngibyo. ubwo bwiza ufite ku mutwe mama niwo bwiremeraho. oya ntabwo ari njyewe, nabafitemo nyine ababyize nibo nyine nawe nyine urabibona banshyiraho buno bwiza. uko ufite amaherena menshi sha nyine ngenda ndayakunda, gusa nyine hari abantu babifata uko bitari. bamwe bakavuga ngo ni uburaya, abandi bakavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko nyine njyewe kugiye ku bwanjye ngenda byishimiye rwose. hari abavuga ngo kwambara amaherena menshi ni uburaya se? yego, barahari rwose, bamwe na bamwe. nawe se guhindura imisatsi? guhindura imisatsi nyine ni kwa guhindura nyine kwa file ziri ku mutwe. ni nk'uko umuntu yaba asutse amarasita agashyiraho na purante. yego cyane. hari akantu mbona uri kubura, ako ku zuru. aho ku zuru ndagakunda pe, ndagakunda ariko ndagatinya cyane. ninya kukishyiraho. nako uzagashyiraho kakubera. ntabwo biri hafi aha ngaha, ariko nyine nabwo mba mbitekerezaho cyane, ariko nyine nkumva nanone birababaza kwitoboza ku zuru. ntabwo ari kimwe wenda no kwitoboza ku matwi. ku maboko se ko nta tundi cyangwa twa tundi bambara ku maguru? turiya penda dukunda, ariko dukunda nyine ku bandi mbona batwambaye, ariko njyewe ntabwo dukunda kubona nkambaye. hari akandi kateye noneho nsigaye mbona bambara mu nda, urakazi? ndakazi. kariya gasobanura iki? kariya ko ntabwo nkazi neza, gusa nyine ntabwo nzi icyo gasobanura. gusa nyine mbona nyine abakobwa benshi batwambaye, gusa nyine njyewe ntabwo ngakunda kariya ko mu nda, ntabwo ngakunda. ubu butaha tuzahura wambaye utwo ku maguru? wenda nzabitekerezaho ukuntu nyine bizaba bimeze. mu buzima busanzwe se uri single cyangwa hari ukuntu? ndi single. nta mukunzi ufite? ntawe mfite. ariko waramwigeze ufite umu ex? naramwigeze, ariko nabwo twashwanye. niba atari bande se mwapfuye iki? nyine yanciye inyuma, byarambabaje cyane, ariko cyane. yaguciye inyuma? wagiye kumusura usanga ari kuguca inyuma cyangwa warabyumvise? kubera nyine nari mfite umushuti wanjye. yego, baza gukundana njye nabizi. ari inshuti yawe? ari inshuti yanjye. inshuti yanjye iraza irambwira story, nyine turaganira nyine kumwe bimwe bisanzwe. arambwira ati hari umutipe nyine twahuye gutya. ndamubwira ati se nuwuhe?
ambwira nyine story ze aramubwira bwa nyuma na nyuma nibwo namubwira ati se kumbwira story uwo muhungu simuzi wasanga ari ba bandi ndamubwira ati rero nyereka ifoto noneho anyereka ifoto nanjye nyine mera nk'utamuzi noneho ndavuga ati se mwakoranye ibiki mwagiye gutemberera hehe byose arabimbwira gusa nyine umujinya uramfata gusa sinamubwira yuko ari sheri wanjye kuko nawe ntabwo yari azi yuko ari sheri wanjye noneho nibwo bukeye bwaho namuhamagaye ndamubwira ati se wahamagaye uwo mutipe ukamubwira ati dufite ikirori mu rugo wenda nanjye nzaza turaza amuhamagaye araza nanjye arambona nicara aho ngaho nawe aramubona maze ubundi rero ndavuga ati icara yewe baratwakira maze ubundi rero kubera ko njyewe nari nabipanze n'undi mushuti ndamubwira ati wowe umbwirire uriya mutipe ahaguruke mu ruhame rw'abantu avuge sheri we iwawe maze ubundi rero uwo musista aramubwiye umutipe arahaguruka maze rero uwo mutipe isoni ziramwica abura uwavuga ati so yari yabibonye ko uhari yari yabibonye ubwo rero ntitwongeye kuvugana ibintu n'ibyo ngibyo tukabishwanira ntago se yigeze aguhamagara basi ngo anakubaze uko bimeze cyangwa wowe ngo umuhamagare nyine njyewe naramuhamagaye ndamubwira ati se uko wagize isoni ugahita ugenda kuko njyewe nari namuhishe yuko nzi yuko akundana n'umushuti wanjye njye nabimuhishe noneho ndamuhamagara ndamubwira ati se ku cyagiye wahise usohoka ukagenda wari ubaye iki ambwira nyine kumwe nyine umuntu avuga afite n'isoni akavuga dedemanga nanjye nyine ndamubwira ati umva sheri wanjye pe dukundanye imyaka 3 ariko niwe wa mbere umemukiye arambwira ati se kubera iki wowe n'umushuti wanjye mube muri kumwe n'umushuti wanjye kandi ubizi yuko ari umushuti wanjye ariko umushuti wanjye nubwo yari abizi yuko uri sheri wanjye ngaho mbwira nawe nyine mitana na mukobwa uriya mukobwa inshuti yawe ntago yari azi ko uriya mutipe ari sheri wawe ntago yari abizi umutipe we yari abizi se ko abatereta muri inshuti yari abizi wasanga ari nawe wari waba watumye bamenyana wenda uwo mutipe yaraje agahurira iwawe n'uwo mukobwa wundi kuko bobo nyine bahuye bitandukanye bahuriye kuri social media bitandukanye mwari mukundanye igihe kingana gute ni imyaka 3 mwari muri no kwitegura kubana uko numva ari imyaka myinshi cyane rwose twari twiteguye kubana ako nyine dutubibiza biza nyine gutyo uwo mukobwa se mwakomeje ubushuti uwo mukobwa we nyine nanjye naramwicaje nyine ndamuganiza ndavuga ati se uriya mutipe muziranye hehe arambwira ati uriya mutipe ni sheri wanjye nanjye ndavuga ati umva rero uriya mutipe yaguterese nanjye anereka kandi twebwe twari dufite na gahunda yo gukura rero njyewe ejo bundi ku kirori nibwo nabonye ukuntu ameze ukuntu ahise asohoka birancanga nanjye ndamuhamagara ndamubwira ati se ko wasohotse maze ubundi nyine aransobanurira uko byagenze ubu bo baracyari kumwe se ni amakuru mfite ariko nyine nanjye ndi kugenda nyashaka buhoro buhoro nyuma y'uwo mutipe se nyuma y'icyo gikomere nta wundi mwahuye kubera ko njyewe ntabwo biranciramo ntabwo ndabona umutipe niyumvamo ubu bizagushiramo bigenze bite nanjye nyine ntabwo mbizi gusa nyine nimbona nyine umuntu umutima wanjye wishimiye
tuzabyumva kimwe. ukunda umusore umeze gute se ngo wenda ni n'abafana habe havamo uvuga ati njyewe uyu mukobwa namwishimiye mushobora kuduhuza cyangwa namubona gute? Umutipe njyewe nkunda ukuntu aba ameze, umutipe muremure urumva atarije cyane, aringaniye nyine urumva, ufite imibiri yombi. atarije ntibisobanuye icyo atarije cyane. kumwe nyine kumwe ujya muri gym urumva ukabyimba ntabwo biba ari byiza. Njye ntabwo mbikunda muri make. ba bandi bateruye ibyuma nka kameramani hano ntabwo bashaka. Ntabwo mbashaka. utu umusore muremure niwe ushaka? Yego. kandi nawe mbona uri mugufi. gusa nyine sinzi ukuntu biba njyewe mbyiyumvamo. gusa ubundi umukobwa mugufiya njyewe mbona baba babiranye nyine n'umutipe muremure. agaterura amuheka amubebeza. rwose. none se uravuze ngo abahungu bagufiya bo bahariwe iki? oya ibyo sinshatse kubivuga, gusa nyine njyewe niko njyewe niyumva. wishakira umutipe w'ijeya w'imibiri yombi muremure, ariko utarijaya cyane. ariko ntabwo mvuze ari hagati na hagati, ntabwo ari muremure cyane, wenda ansumbaho gatoya. ubu nta kibazo. umugera nko ku rutugu. nese ubu muri iki gihe umaze igihe kingana gute utandukanye n'uriya mutipe? ni amezi 6. ni amezi 6. muri ayo mezi 6 se nta wundi mutipe uravuga wenda ngo reka ntere tuno mukobwa nawe uvuga ati reka mwemere ngerageza andi mahirwe ndebe ko umutima wanjye waruhuka? gusa nyine arahari intereta, ariko nyine yarampamagaye arambwira ati nshaka gusohokana. nanjye nyine ngumya kwanga, ariko nyine n'ubundi nkavuga ati n'ubundi reka nze nemere. ndemera aransohokana. nyine turagenda, angurira icyo kurya, angurira ibintu byose. maze ubundi rero umuhungu mbona ahagurutse aho twicaye, aragiye asohotse hanze. nanjye ndasohoka, turagaruka. urumva tugarutse noneho turicara turanywa, kubera ko njyewe ntabwo nywa inzoga. turanywa nawe aranywa. yego rero nibwo yahise abona undi mukobwa imbere ye, ahita atangira nyine kureba cyane. nanjye nyine ndafuha, kandi nta na gahunda yo gufuha nari mfite. ubona yarobye. ndafuha, ndamubwira ati se kuri uwo mukobwa uri kumureba cyane? avuga ati ntacyo nyine turabivuganaho cyane. maze ubundi rero uwo mutipe amera nk'usohotsemo gatoya, nanjye nicaye n'uwo mukobwa arasohoka, ntababonye. ndamuhamagara ndavuga ati isugiye ngo ngiye kuvugana n'umuntu hano hanze gato, ndaje. ndategereza umutipe ndamubura. mubuze nta nubwo yari yishyuye n'icyo kurya twari. ubwo rero nanjye nyine nshakisha aho nguzaguza, amafaranga ndayabura pe. yasohotse atishyuye fagitire? yasohotse atishyuye. yaragiye kuri diru na wa mukobwa se yari yarobye? yari yarobye. ubwo nyine bansigamo aho ngaho. mbura umuntu nguzaguza, ndeba no mu inshuti zanjye mbura umuntu nguzaguza. ariko nyine sinzi ukuntu nahamagaye umuntu, ndavuga ati nyohereza amafaranga ya n'aya, mu kanya ndahita nyagusubiza. arayama nyine. basohotsemo aho ngaho.
uba wishyuye fagitire burasohotse ako nyine uwo mutipe turahura n'isoni zikamwica nese mwese mutanduka ko wari utubwiye ngo ari kumutereta nyine njyewe nahise mwanga kuko njye natekereje ibyo umuhungu wa mbere yankoze ntekereza n'ibyo ngo wankoze ndavuga ati ni amahirwe ufite biba ngombwa rero ko mbivamo mu byo gukundana ubu wabivuyemo unabivuyemo hashobora kuza ariko uri serious akavuga ko ukabona ko birimo neza cyangwa nta cyizere sinzi aho azava gusa nyine ni imana izaduhuza waratesetse kwere byatari nese nyuma yaho basi uwo mukobwa wabonaga yarobeye ngo muri ako kabari nyuma yaho ntabwo yaje kumenya story yabo nimba baratahanye cyangwa uwo mukobwa yaraje kugaruka mu kabari gusa nyine uwo muhungu yari afite umushuti we kuko nawe twari inshuti gusa nyine yahoze ambwira ati ngo hari umukobwa nabonanye shiri wawe ibyo ngibyo ubundi rero ndamubwira ati nyoherereza ifoto y'uwo mukobwa ndeba nsanga ni wa wundi bahuriye mu kabari nanjye nyine ndakwama ndavuga ati reka n'ubundi mbivemo murekere sheri we wenda hari aho uzagera agasanga yaribeshye ko ufite imyaku ese wemera ko umwaka ubaho umwaka nyine ubaho ariko gusa ntabwo uba ku muntu uwo ari we wese ufite imyaku ufite inyatsi y'abahungu niko nabivuga ariko nyine pole buriya urukweto ruba rufite urwarwo wasanga urwaye rukiri mu ruganda wenda rutarasohoka nta wamenya icyo cyizere cyo ndagifite buriya hari uzaza uri seriye icyo cyizere cyo ndagifite ubu usanzwe se iyo wasohotse unywa iki urya iki iyo nasohotse ndya inkoko nkarya nyine n'ibindi bintu bitandukanye nyine nk'ibihe nkarya inkoko nkarya amafiriti kunywa nkinywera agafanta kuko njyewe ntabwo n'inzoga ubu ntiwaguha akave wapi sinzi uko bizagenda kugira ngo umwe ku inzoga sinzi ukuntu bizagenda oya wasoma ariko nta nubwo urabigerageza se ntabwo ndabigerageza ukunda gusohokera hehe muri Kigali cyangwa hanze ya Kigali cyangwa no hanze y'igihugu nkunda gusohokera muri Kingfish yerereye hehe Gisenyi niho ujya kurira ubuzima ukunda kujyanayo na sherise cyangwa inshuti zawe bisanzwe n'inshuti zanjye bisanzwe mukinywera agafanta neza n'inkoko byose Igisenyi siko habayo n'isambaza n'amafi n'ibindi bitandukanye nta tundi mubasha njye ni ibyo ngibyo nkunda kwirira inkoko n'udufiriti byonyine none se ukunda gusohokera Kingfisher mu kinyarwanda ni iki njye mba numva ari nk'urufi runini ruruta ikivu ntabwo ruba mu kivu si bwo gusa ubwo rurahaba njye nizeye yuko ruhaba Kingfisher wumva ari urufi runini ruruta n'ikivu sawa urakoze ntabwo ndakurekura ni uko nsobanuriye Kingfisher gusa nose kuvuze ngo iba mu kivu wari wagera Igisenyi ngo ubone urwo rufi gusa nyine ntabwo ndarubona ariko ngiye ku bwanjye nimagina ari uko ari urufi runini cyane byatari kubera ari Kingfisher uransekeje ko noneho ubwo Kingfisher cyangwa ubwo ni umwami w'amafi ubwo nabifata gutyo
nicyo cyami cy'amafi neza. ubu se muri Kigali ntabwo cyahaba Cyane ntabwo cyahaba kuko ni cyangwa kimwe. za Rwamagana zawe hose Kingfisher ntabwo yahaba Ntabwo yahaba igomba kuba mu Kivu neza. n'Gisenyi Nk'umwami w'amafi. reka gushimira akoze cyane kutuganiriza kandi nkwifuriza guhirwa mu rukundo umusheri mushyashya naza nyine muzamerane neza. Namwe murakoze kuba mwaduhaye umwanya wanyu. Murakoze. Suhuza abashuti bawe n'abakunzi ba Gahiza TV. Ndabasuhuza mwese mwebwe mudukurikiranye, ndabasuhuza nawe muzahora mudukurikirana. Sawa sawa urakoze cyane.